uwitwa Yampano agira gutya ati flash yanjye shana igomba gukora akazi. Ariko amakuru angeraho nuko uwitwa Diamond Platinum afitiye ubwoba umuziki nyarwanda, ariko Bruce Melody amaze gukora amateka, amaze gukora ibintu bitigeze bikorwa n'umunyarwanda n'umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbaye ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV. Ngira nko mumaze kubimenyera uri kumwe nanjye Victor. Uyu munsi rero Kere mbanje kugusuhuza. Kere ni umwe mu bakunzi ba The Flame 24 TV. Kazungu ngo haye fisi. Muze kuzireba kino kiganiro. Uyu munsi rero hari inkuru nagiye mbona zigiye zitandukanye, nizo ngira ngo tuze kuba twigarukiraho. Uwitwa Yampano agira ati ako Kere, uwitwa Yampano agira gutya ati flash yanjye shana igomba gukora akazi. Uwitwa Yampano rero nawe ari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, aho yaje kuba ashyira video y'urukozasoni, aza kuza kuba ayishyira ku karubanda. Abantu benshi bamwose, abantu benshi bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko bishoboka ko birimo biravugwa ko uwitwa Yampano ashobora kuba agiye kuba yasohora indirimbo nshyashya, akaba ariyo yatumye akora ibintu nk'ibi ngibi. Izo ni imwe mu nkuru mbampereye, ariko by'umwihariko ndashaka kugira ngo tuze kuba tugaruka ku muhanzi witwa Bruce Melody. Abenshi mwagiye mwumva ko ari umwe mu bahanzi, cyangwa se agiye kuba nk'umuhanzi wa kabiri muri East Africa ukoranye indirimbo n'umuhanzi witwa Diamond. Iyi ndirimbo ikaba yaraje kuba rero itangwaho n'amafaranga menshi cyane, kuko agera kuri miliyoni 50 z'idolari yaje kuba ahatakarizwa, kubera ko nanone uwitwa The Ben Mugisha yaje kuba rwose akora igitangaza mu Rwanda, haba ku muziki nyarwanda ndetse no ku muziki wa East Africa. Ariko amakuru angeraho nuko uwitwa Diamond Platinum afitiye ubwoba umuziki nyarwanda, kubera ko umuziki nyarwanda umaze kugera ku yindi level igaragara cyane. Diamond rero nta kindi kintu yaje kuba akora, yaje kuba aca amazi witwa Bruce Melody. Ku makuru mfite kwitwa Bruce Melody nubwo yicecekeye, umugabo w'umugore umwe n'abana babiri, ariko Bruce Melody hari ikintu ngo yokeje cyahatari, kubera ko ashobora kuba azasohorana iyi ndirimbo, cyangwa se indirimbo imwe mu ndirimbo zizandika amateka haba muri Afurika ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Indirimbo azafatanya na Davido ni imwe mu ndirimbo izakora ibitangaza, ni imwe mu ndirimbo abantu benshi bitezeho ko ari indirimbo izaza igakora amateka amwe atarigize abaho mu Rwanda. Gusa uyu mugabo witwa Bruce Melody naje kuba ntekereza, ndavuga ati ariko uyu mugabo kamaze gukora ibikorwa binini bigaragara. Murabizi Bruce Melody yagaragaye muri saga zo gusinya amamiliyoni, agaragara muri saga za Barabas, ari umuhanzi wa mbere uzanye Barabas mu Rwanda. Agaragara afatanya indirimbo na Inos B yitwa Aleze. Agaragara afatanya indirimbo n'uwitwa Eddie Kenzo guturuka muri Uganda. Hanyuma agaragara akorana indirimbo no mu Nigeria na Shaggy. Murabaza abahanzi benshi agiye akorana nabo, ariko still tukabona Bruce Melody aracyari wa muhanzi usanzwe, cyangwa se n'indirimbo yakozwe cyangwa se yakoze ugasanga ntago ari indirimbo yahawe agaciro, ntago ari indirimbo yagiye igoinga viral ikajya hejuru cyane. Naje kwibaza impamvu, ariko ndavuga atari ko wenda bishaka kuba ari media yo mu Rwanda yindi itamukunda. Ariko Bruce Melody amaze gukora
amateka, amaze gukora ibintu bitigeze bikorwa n'umunyarwanda n'umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody rero Kenisa yaje kuba ndibuka Kenisa avuga ngo Bruce Melody icyo gihe yari umubeka cyangwa se bamwe baririmba abakinga nyine abahanzi bakuru murabibuka ba Medina ba The Ben, igihe bari abahanzi bakomeye ababakinga nyine kuba bakinga niko kundi nyine uba uri nko kuri stage nyine nawe uri kugenda ufasha umuhanzi nyirizina gusubiramo indirimbo ziwe ariko mu buryo buri live. Uyu rero Bruce Melody muramwibuka ko numwe mu bahanzi baje bafatanya indirimbo n'abaraperi bakomeye cyane. Urumva harimo umuraperi Ama-G The Black, harimo umuraperi Bruce Melody, harimo umuraperi Bulldog murabizi ko bafatanyije indirimbo, harimo yagiye afatanya indirimbo n'abahanzi b'abaraperi, akaba ari nawo muvuno wenda yaje kuba akoresha umuvuno wo kuza mu njyana ya rap, ariko benshi banavuga ko uyu witwa Bruce Melody yari umwe mu baraperi beza kubera ko numwe mu bantu bazi kuririmba mu njyana ya hip hop, usibye ko azi no kuririmba mu buryo busanzwe dukunda, ariko ngo numwe yari numwe mu baraperi beza cyane, ariko aza kuza kwicara aravuga ati ariko ibi bintu aka gace no kazagabura, aravuga ati agafurashe kanjye ngomba kukerekeza muri R&B. Uyu Bruce Melody rero impamvu nagiye mugarukaho nuko naje kwitegereza cyangwa se nongera gusubira mu turimbo twe no mu bikorwa bye yagiye akora, nza gusanga Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bamaze gukora ibintu bidasanzwe habe na gato. Ati nukuzihe mpamvu nagiye nsubiramo mu ndirimbo ze, muribuka turimbo twinshi yagiye aririmba, uribuka nk'indirimbo nka Saa Moya benshi murayibuka muri Covid, amateka yakoze yaririmbye Saa Moya buke Kabera ashyiraho igihe cyo gutahira cya Saa Moya, aririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zubaka amarangamutima y'urukundo rw'abanyarwanda. Abenshi kuki mutongera kureba Bruce Melody arimo arakora ibintu bitabaho, mugire mushyire mu bwenge. Wallahi Bruce Melody rero naje kuba mbona inkuru zigenda zimuvugwaho, bivugwa ko uwitwa Diamond Platinum ubwo yajyaga mu gitaramo UG cyangwa se Uganda ari kumwe n'umuhanzi witwa The Ben. Urumva Bruce uyu Diamond Platinum arabizi ko uwitwa The Ben afite ikintu bita umufana muri Uganda. Yararebye baravuga ati ariko se The Ben yakoresheje irihe banga kugira ngo atwike umujyi wa Kampala, aza kuza kureba baravuga ati ariko ubundi nta kuntu akiyambaza The Ben tukagenda Uganda tukagenda tugakora igitaramo cya danje. Byaje no kubabaza abahanzi benshi ba Uganda, harimo ba Eddy Kenzo, abenshi mwarayabonye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mwarebye ukuntu uwitwa The Ben na Diamond bahawe icyo bita kajugujugu ibageza aho ngaho bari bagiye muri Uganda. Abenshi mu bahanzi ba Uganda barababaye, baravuga ati aka ni agasuzuguro, ariko namwe ni muhame hamwe mu sije ko Eddy Kenzo atajya niyemera. Ariko mu gihe bari baraho uwitwa Jose Chameleone yari gukora amateka mu Rwanda atazigera akorwa n'undi muhanzi wo muri Uganda, nubwo abenshi bagaragaraga nkaho batamwitayeho, ariko Diamond na Chameleone yaraje yicisha bugufiya ajya ahantu bita mu Marange, aravuga ati bwa mbere nza mu Rwanda noneho ni naha nafatiye show noneho kugira ngo mubyemere neza, aravuga ati hari ahantu ngomba kuhajya. Abariteretse agiyeyo hamwe n'umuhanzi DJ Pius, Peace and Love bro. DJ Pius aragenda aramutembereza ahantu bita Nyamirambo, akora show, abantu bose baravuga ati Jose Chameleone mwaribonye amamukuntu afataga ama selfie basaze, aravuga ati Chameleone mu gihe Chameleone yafashe u Rwanda. The Ben n'uwitwa Diamond bari mu turirimbo tugiye dutandukanye turyoshye. Umwe ari kuvuga ati The Ben ari kuvuga ati I'm in love
baby I'm in love, I'm in love, baby I'm in love. Uko bukeye nuko bwije birakomera, sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha iyo imbere y'umucyo ahari umwijima, nuba intambwe zawe nizo nkurikira. I'm in love. The Ben rero aragenda kubita stage y'amateka Uganda. Murabizi ko nanjye njye nyuzamo ariko nkaririmba ntabwo mbizi cyane, ariko magira ngo umwana tugende twirebera umutuntu tuturirimbo tugenda tudufasha kugira ngo n'ikiganiro bihera gasho abantu muri shows da John kiganiro nasinzi niba kinarangiye. ama energy ari hejuru cyane rwose. Aba big energy nanjye mwankore subscribe bro. Aba big energy mwanjye muze munkore subscribe, mukore comments, murebe ibiganiro. Noneho yago mushya yazutse. Yago mushya yazutse. Uwitwa The Ben yari gukora amateka mu gihugu cya Uganda, aza kuza kuba akora stage mu myenda myiza, mu myambaro myiza ya black, ariko uwitwa Diamond yagombaga kwiyambaza The Ben kugira ngo aperforminge neza muri Uganda, kubera ko uwitwa Diamond mu gihugu cya Uganda nta nubwo bumva n'ibyo aririmba, kuko murabizi ko igihugu cya Uganda cyakoranijwe n'Abongereza, abenshi bivugira igikiga cyangwa bakivugira uruganda cyangwa urunyankore. Musibileje abagande ngo mwese mwegala kumanyo. Mwegala kumanyo. Nabagaranyo sana abagande mwese rero mwarakoze cyane gushyigikira umuhanzi wacu The Ben kugira ngo abashe gukora live performance y'amateka itarigize ibaho mu mateka y'umuziki wa East Africa, kugeza aho Diamond noneho abwira The Ben njyewe ntagufite, noneho nta kindi kintu ndibuze kuza gukora, kubera ko bano bantu bavuga icyongereza kandi Diamond avuga igiswahili. Yagombaga kugira gute kwiyambaza umuhanzi The Ben. The Ben arabafite bro, ikibazo ntabwo The Ben ajya amenya ko Diamond atamufite nta kintu na kimwe yakora. The Ben aragenda akora amateka, aragenda akora show y'amateka hariya, aheresha navuga ko yahesheje umugisha uwitwa Diamond Platinum mu turirimbo twinshi tugiye dutandukanye, agenda amufasha indirimbo, usibye indirimbo yitwa Why y'umuhanzi Diamond Platinum ndetse na The Ben. Muzambwire n'indirimbo noneho izaza igaflappinga byatari igihe kirekire ku ma social medias yo muri East Africa cyangwa se n'abandi bantu bakayivibinga, atari bya birimbo azaga agakubita bikabirangiye. Umuziki nyarwanda abantu benshi bafitiye ubwoba, ndakubwiza ukuri barimo barakora ibitendo. Umuziki nyarwanda noneho amaniga menshi usanga muri Zambia, muri Zimbabwe, muri Tanzania, usanga abaniga bose bari guperforminga indirimbo imiziki y'abanyarwanda. Imiziki y'abanyarwanda rero imaze kugera ahantu kure. Mu nyemerero uyu munsi mani n'ibyo ngibyo nagira ngo tube twiganirira, ariko by'umwihariko ndababwira ko harimo nk'uturirimbo twa Alikiba tujya tunkoma bro, harimo turimbo twa Elements nagiye numva mu bihugu byo hanze ewana. Rega ziriya miliyoni tuba tureba kuri YouTube ntabwo ziba zarebwe n'abanyarwanda gusa, kuko ushyize kwijanisha abanyarwanda bashaka kuba bareba ziriya ndirimbo nibaza ko batarengana miliyoni 2, ariko nimba indirimbo ifashe miliyoni 10 ni ukuvuga ko iba yabaye abroad. Abasobanukiwe ibiboro bya YouTube, iba yabaye abroad kugira ngo igere ahantu kure. Murabizi ko nk'umuhanzi Ngabo Medal afite indirimbo ifite miliyoni 100 z'aba viewers. Ibyo ni ibintu tuzi nk'aba kuri ba Justin Bieber mbabwiye afite uturimbo twiza cyane, harimo akitwa Holy, Cold Water, harimo uturimbo twiza twishi uwitwa Justin Bieber rwose agenda kubita tukankoma. Ariko nkubwira ko uwitwa Element nawe ari mu kazi umuhungu witwa Element. Mureke dushyigikire showbiz yacu nyarwanda, nta bandi bantu bazayigira. Nidukunda ibyo yacu abantu bazaza babyigireho, bumve barishimye, bumve ibintu dukora.
birabanejeje bagende batubwire n'amahanga. Abantu benshi bazi ko u Rwanda ari urwa Rwanda rwa kera rutajyana kaburimbo. Man, uzi imihanda iri i Kigali baba bagukubitira view y'umujyi wa Kigali ngo urebe, noneho bakoresheje nk'amadrone, noneho ngo urebe ukuntu hashya. Munyemerere uyu munsi ndangiriza ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Hanyuma uwitwa Niyo Bosco afite indirimbo yitwa Daddy God, muze kugenda mujye kuri YouTube muyirebe, mumuhe utwo dusubscribe, mumuhe ama views. Iriya ndirimbo tuyipushinga nayo igire miliyoni 100. Tuyipushinga kabisa igire miliyoni 100, kubera ko abanyarwanda bararenze, abanyarwanda bari gukora ibintu bya fresh. Nta mpamvu yo kugira ngo abari twebwe twisubiza inyuma, twigire icyizere, ibintu byose birashoboka. Mubwira ko ujye kureba hasi hari utuganiro tw'ingenzi banagiye nkora, twagufasha. Mukore subscribe, like, share na comment, murabeho kandi mukomeze kugira ibihe byiza. My name is Victor. Yo.